nkanabahumuriza men hari ukuntu bawumva warabuze ariko ugahita wumva nyine n'iryo herezo ry'ubuzima ariko ejo n'ejo bundi uraza ukaboneka tu. Okay, ikindi kibazo ni iki wabwira umusore ukundana na baza munyamana na kera nari uwo kuzaka akiza mama wanjye wanzaye nkanava mu byaha. Abarobyi kugashyari kugashira hepfo zagasyara ubutaha niyahuza nzaba hasi tugende umutima mutema mari tugende mucyane tugende kugisibe mu badage hasi je n'umutima mutema mari tugende mujyane ngugeze mu badage. Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, neza komeze neza ndabasuje aho marere mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Mbaye ikaze mu kiganiro Heist nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano, tubagezaho amakuru cyangwa se amateka y'ibyamari dukunda tubereze n'ubutumwa twabagenera abakunzi n'abafana babo. Mbifurije ikaze rero, mbaye ikaze mu kiganiro Heist, nizera ko umeze neza cyane kandi nawe utameze neza. Turakwifuriza kugubwa neza aho urwaye kabisa. Jya kwa muganga wivuze ubundi tukomeze tugusengere nk'abakunzi bawe n'abakuri hafi kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane. Mbaye ikaze mu kiganiro Heist aho dukurikiye uherera henshi hagiye hatandukanye, uhawe ikaze no kuri YouTube channel yacu yitwa Jano Update. Nizere ko mwakoze subscribe, nawe turakora subscribe kabisa, kandi subscribe unokinga rimwe ryonyine, kandi subscribe uliking, kandi nawe wifuza ko umuntu amenye kino kiganiro cyacu umusharinge ku nshuti zawe kugira ngo bakimenye. Twibanira buri munsi twumeze tubahe ibintu byiza cyane. Mbaye ikaze nuko mwonye kuri screen zanyu. Uyu munsi umustar wacu umunsi yitwa Juno Kizigenza, muramuzi, umuhanzi ukomeye cyane umaze kubaka izina rye mu gihe gito yamaze mu muziki wacu. Mu gihe gito amaze mu muziki nyarwanda amaze kubaka izina kabisa, amaze gukora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, afite amakuru menshi n'abanzi bagiye bakomeye cyane. Uyu munsi rero nk'abakunzi n'abafana be rero tugiye kugarukaho twamuriza n'ubutumwa twamugeneye Juno Kizigenza. Juno Kizigenza amazina yiswe n'ababyeyi ni Kwizera Bosco Junior, akaba ari amazina yiswe n'ababyeyi, avuka mu muryango w'abana 7. Kwizera Bosco Junior cyangwa se Juno Kizigenza mwamumenye corona mu gihe cya 2020, abenshi no batangiye kumenya naho yatangiye gukora umuziki, ariko gusa avuga ko Juno Kizigenza ubundi umubyeyi we papa we bamufasha ubundi yitabye Imana. Juno Kizigenza nyine narabibonaga ko ashobora kuzakomeza n'ubundi, to be honest. Then nyuma yo gushyingura papa tubiye nko ku ishuri nagiye narabaye timide byatari ntakivuga. Kizigenza yiga aho bita mu Gahozo Shalom. Gahozo Shalom murayizi ni ikigo giherereye mu Burasirazuba. Rero Juno Kizigenza acika intege kabisa, ariko asubira ku ishuri aragenda ariga. Nyuma rero kwa Juno Kizigenza undi yakuze akunda football, akinaga football, ntabwo yari azi azaba umuhanzi. Nyuma nibwo yatangiye kugenda akunda umuziki, yiga ibikoresho bya muzika, yiga gucuranga arabimenya. Juno Kizigenza ari remix yakoze y'indirimbo y'umuhanzi, yakoze indirimbo ahita afata umwana, indirimbo iramenyekana ariko we ntiyamenyekana, nyine ntibamenye uwo ari we. Ashaka kuva mu ishuri kugira ngo ahita akomereza iyo hit afite, ahita yifatira akomeza akora umuziki. Ariko umubyara we witwa Mr Kagame amugira inama ko yabanza agasoza kwiga, avuga ko byanamufashije kabisa. Inama Mr Kagame yamugiriye yamufashije, abanza asoza kwiga abona kujya mu muziki. Juno Kizigenza rero yaraje atangiye umuziki, ahita afashwa na Bruce Melody, dore ko yari asanzwe yari yarakoreye indirimbo yitwa Katerina Records. She is very well known. She is a queen, right? I know you guys are fans. Like everybody here is a very big fan of hers. I was blessed to have a song with her. Yarikoreye cover, hanyuma umuntu uri ku kigo cyabo ku Gahozo akajya yumvisha indirimbo Bruce Melody. Asoje kwiga no Bruce Melody atamufasha, amujyana mu Gitangaza Record akora indirimbo zirakundwa. Juno Kizigenza atangiye gukora gutyo mu gihe cya corona, aramenyekana, akora indirimbo nyinshi cyane, ari indirimbo yakoranye indirimbo na Airways yitwa Away, indirimbo irakundwa cyane kabisa, nabo bahise bamutangira ko bakundana. Akora indirimbo Nazubaye, indirimbo yamuhaye hit, ikomeye cyane. Nazubaye ni indirimbo yashyize kuri
yashyize ku yindi level Juno Kizigenza arakomeza akora indirimbo za Prism, akora indirimbo nyinshi yakoranye na Bushari, akora indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero Juno Kizigenza ni umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, ufite izina rikomeye cyane. Uyu munsi rero n'abakunzi be n'abafana be dufite ubutumwa twamugeneye hano kuri Jano Update. Hi Juno, amazina yanjye nitwa Jano, nkora ubutumwa ndi live mu kiganiro cyitwa Highstar. Ni ikiganiro abafana n'abakunzi b'umuntu tuba twamugeneye. Nkora ubutumwa mu izina ry'abakunzi n'abafana bawe Juno, kugira ngo tubwire ko tugukunda cyane kandi tukwifuriza kugera ku ntego zawe. Tugira ngo tubwire ngo courage kabisa, aho ugeze ni heza, naho wavuye ni heza. Uri inspiration nziza ku bana bakiri bato, y'abandi bashaka gukora umuziki cyangwa se gukora career nk'iyawe. Kitubwira nk'abakunzi n'abafana bawe, tuzakomeza tugusengere aho uzaba uri hose, tuzagushyigikira, tuzabaduhari ku bwawe kugira ngo ukomeze uzamure izina ryawe, uzamure idarapo ry'u Rwanda. Ibyo ngibyo byose hamwe natwe uzabigeraho, kandi turakwifuriza amahirwe n'imigisha biva ku Mana. Imana izakomeze gufasha Juno, turagukunda cyane, keep it up, we love you so much guys. Nyuma yo kuruza ubutumwa twageneye umustar wacu umunsi Juno Kizigenza, ndabashimiye twari muri kino kiganiro. Wowe ukoze subscribe kabisa, uri umuntu w'agaciro cyane, much respect. Nawe turakana subscribe, kandi kana subscribe, ulikinge, ushare kandi ugende kitubwira muri comment. Tubwire muri comment icyo twahindura, utubwire, utugira inama cyangwa se indi nyunganizi yose waduha muri comment, ubundi uyiduhereze. Mbibutsa ko ushaka kuduha izindi nyunganizi cyangwa se igitekerezo byari baduhamagara kuri nimero zikurikira 0791707057. Iyo niyo nimero yacu, ubundi ukagira icyo tubwira. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze bamugisha. Ikiganiro cyacu kindi naho utaha. We love you so much, thank you. nta kintu na kimwe. Uyu munsi bagupropose bati garuka mu rugo kuko Kenisol yagarutseyo, wabyemera? Oya, kano kanya ndi focused cyane kuri myself, my team and my fellow artists turi kumwe muri team. Aka kanya nibyo mufokasinzeho to. Yeah. Kubwira singusubije neza Irene. Cyo kuzana ubu nawe nakwita inkoma amashyi ugahita uyakoma. Kimwe mu bintu wakoze abantu bakagifata nk'ikintu cyiza, nawe njya wabikoze uzi ko ari byiza, ariko ubu muri commentaire bavuga bati Juno yikozeho. Ihura rye na Joyeuse wabikoze wumva ari byiza, n'ubu biracyari byiza. Tubwiza ukunda mu maho cyane bya dance. Agusabye ati ranze ubamo Juno, ndashaka ko tuza kuyibanamo. Ako munsi akahita nimuka akaza kuyiba. Niki cyakubangamira? nabyemera, ariko yaza ngiye nkahita nimuka. ubwawe bana nicecekeye byatari kakabuye kose karashize. Abantu nyine urumva biba bigoye, mwana biba bigoye kubona umubyeyi n'ikintu cyadanje. Rero mu Gahozo ni ahantu higa abana nyine b'imfubyi tu b'imfubyi. Hari ukuntu bagira environment ya fresh nyine yo guhealinga abantu bafite ibibazo nyine bya depression, bakorera therapy noneho mu buryo ubwo uyikorera tu. And then urumva muba muhuriye kuri iryo shuri muri abana baturutse ahantu hatandukanye bafite shida zitandukanye. Urumva ukuntu byagenze, ndahanuka noneho manutse ikiboro cy'icyuma kimfata gutya ku ipantaro, bita nicurika gutya. Noneho nkajya ngira gutya ngo nikureho bikanga. Man, so itangira nananiwe kumanuka. Irindi irangira abantu. So narababaye uwo munsi. Sorry. So itangira ndi kubyumva imiziki ndunda kubisaza. Umva twakire Medi. Waje kuva gutese. Ndetse anyamucira mu maso. It's been a long time. Ariko imizigo warayima, Imana ishimye kabisa. Akazi ko ntago gahagarara. Nice. Bimeze bite? Life good? Very good. Ndashima Imana kabisa, ndamahoro. Okay. Navuga ngo muri uno mwaka video nagiye mbona video
yawe nshyashya Loyal ni video ikoze neza. Much respect kuri Easy Cuts, ni video ubona kuri standard, ni video ubona ko wayifatiye umwanya kabisa. Wowe ni siko bibona? Iyo break wari uri kuvuga yose nafashe ntabwo yari ubusa. Nari ndi kubitekerezaho neza ndebe ko byagaruka biri ku rwego rwo hejuru kurusha ibyo nari nsanzwe nkora. Thank you. Mu minota mike mfite mushiki wa Nyana Hans, ntabwo Pasika nziza nawe. Mashami nziza. Uziko Juno ashobora gukora aka kazi wana? None se, Idi Mubarak. Assumption nziza. Idi Mubarak abasubiza ari ku musalamu. Wavuga ngo iki? Iri? Unaifadili? Unaifadili? Oji kabisa. None se bro, 2-3 kusa nk'umuntu watoye. Natoye amafaranga. Reka twamamaze turagaruka mu kanya. Reka tugaruke mu kiganiro yo kubakunzi bakurikiye, ngira ngo twari turi kubaza Juno urugendo rwe. Umutipe sha mbakubwire bro. Ntari bitumpaye gikuru. Ntacyo. Urampostinze nago hostinze. Ku myaka yawe event byagenze bitu. Ubwo watangiye muziki? Nibwo natangiye umuziki officially nk'umuhanzi wabigize umwuga. Ubundi waririmbaga nyine cyangwa mandima ko kanya. Bako nanone mba nshaka gutacinga imitima y'abantu nanone ndetse no gupasinga message yabo turi guca mu biri similar